Gushimiye wowe wahisemo ibaba ku munsi wa none tukaba tugiye kubana kandi tukaba tugiye kugaruka ku bijyanye no gusaza. Hari ubwo rero usanga rimwe na rimwe umuntu afite uruhu rukanyaraye kandi akaba afite imyaka 20 ukibaza ngo se uriya muntu ko ashaje kandi akiri muto bimeze bite. Mu by'ukuri ugasanga biterwa n'imyitwarire imwe itandukanye agira ituma agira uruhu rushaje. Uyu munsi rero nibyo tugiye kugarukaho by'umwihariko twibande ku byo umuntu ashobora gukora bigatuma agaragara nk'ushaje kandi mu by'ukuri ari we ubyitera. Bityo rero nawe ubyumve kandi ubyirinde. Ikintu cya mbere buriya gituma umuntu asaza ni umuntu umara umwanya munini ku zuba. Niba umara umwanya munini ku zuba biraguhemukira cyane kuko byica uruhu rwawe ndetse uruhu rugasaza vuba. Kandi uruhu twibutse ko uturemangingo twatwo duhora twiyuburura ari nako twikora buri munsi. Bityo rero uruhu rushaje rukavaho hakaza urushyashya. Ariko uko imyaka igenda ishira niko tugenda dupfa ugasanga turacyari dukeya. Bityo rero wihatire kuba wakwirinda izuba ryinshi rikabije, ufata akazuba ka mu gitondo cyangwa se niba uzi ko uri bwirirwe ku zuba ugendane creme zigufasha kugira ngo uruhu rwawe rutangirika rwangijwe n'imirasire y'izuba. Ikindi buriya ni ukuba umuntu adashobora gukorera massage mu maso. Mu gihe wisiga amavuta ugomba kumenya ko ari ngombwa ko ufata umwanya uhagije ukamasa uruhu rwawe rwo mu maso. Bityo bizatuma uruhu rwawe rumera neza ntirusaze vuba umuntu nakureba abone udashaje vuba. Hanyuma ikindi kintu ni gufata inzoga nyinshi. Buri inzoga nyinshi cyane zangiza uruhu ndetse ziraruhemukira. Alcohol nyinshi mu mubiri ituma uruhu rugenda rusaza vuba. Bityo niba uri umuntu unywa inzoga cyane kandi ukaba utifuza kugaragara nk'ushaje, inzoga zigabanye uruhu rwawe ruzamera neza. Tukivuga ku nzoga ubwo tujya no kubijyanye no kunywa itabi. Uriya mwotsi uva mu itabi nawo ugenda wangiza uruhu gake gake, kandi uko ubikoze kenshi ni nako umuntu ugira gutyo ukabona umuntu afite imyaka 20 n'ingahe arashaje, uruhu rwe rurakanyaraye afite iminkanyari. Wenda tuzagaruka kuri video zitandukanye zitwigisha uburyo umuntu yakora uruhu rwe neza ku buryo rumurinda kugaragara nk'ushaje cyangwa se nk'ufite iminkanyari. Ariko ugomba kuzirikana ko ni ingenzi ko ureka ibyo byose niba wifuza kugira uruhu rwiza kandi rukeye. Ikindi kintu buriya utatekereza gishobora kuba gituma ugira uruhu rukanyarira rumeze nk'urushaje ni ukunywera ibintu bishyushye muri plastique. Ibi ngibi ubundi baranitubujije cyane kuko uko umuntu amwereye muri plastique ibintu bishyushye niko plastique nayo igenda ikweduka. Kukweduka kwayo bigatuma hari composé zayo zimwe na zimwe zijya mu mazi, kandi iyo zinyweye zangiza uruhu bigatuma uruhu rwawe narwo rusaza imburagihe bitari ngombwa hakiri kare. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kuzirikana niba utifuza kugira uruhu rubi cyangwa se uruhu rusa nkaho rushaje ni ukwirinda kuryama utinze. Burya ngo uko umuntu atinda kuryama akajya aryama mu saa 6 z'ijoro, saa 8 saa 9 bituma asaza vuba, uruhu rwe rusaza vuba. Bityo bigatuma ahora ameze nk'umuntu unananiwe ukambije agahanga, kandi mu by'ukuri yakagombye kuba ari umuntu uri relaxed, uruhu rwe rwaruhutse. Burya uruhu rwacu narwo rukenera kuruhuka. Nubwo waba wumva udafite ibitotsi ariko byibuze ryamisha umubiri wawe kugira ngo n'uruhu rwawe ruruhuke, binakurinde kurwara ibiheri bya hato na hato n'ibindi bintu bizanwa na stress n'ibindi nkabyo. Buriya rero nanone ngo abantu barya ibiryo byinshi cyane batuma uruhu rwabo rusaza vuba kuko selile ziridiviza vuba vuba, umuntu agakura vuba. Ukabona umuntu afite n'umwana muto wese rero ku bana bato barya cyane, uzagiye gutyo ubona umwana w'imyaka 10 ameze nk'ufite imyaka 20, wibaze ngo uyu mwana yariye iki? Kubera iki? Ni ukubera ko burya mu biryo ari naho umuntu akurira vuba. Uko ukura vuba niko uruhu rusaza vuba, bityo ugasanga ibyo utatekereje nibyo bikugezeho kandi bitari na ngombwa. Buriya ikindi kintu gituma umuntu asaza vuba cyangwa uruhu rugaragara nk'urushaje vuba ni ikawa nyinshi. Kakamenyero kawe ko gufata ikawa buri gitondo cyangwa buri mugoroba, nyaboneka bireke. Biriya bintu bizakwangiza kuko ikawa nayo yagaragayemo ibintu byinshi bitandukanye byangiza uruhu bigatuma n'uruhu rusaza vuba birenze uko umuntu yigeze abitekereza. Tukivuga ku byo kunywa, buriya amata menshi nayo akabije buriya n'ibindi bikomoka ku mata ngo nabyo byica uruhu cyane bigatuma uruhu rugaragara nk'urushaje cyangwa se rugasaza vuba. Bityo rero nabyo ubigabanye kuko ni ingenzi nk'uko abahanga batandukanye bagiye babigaragaza. Ikindi cy'ingenzi gituma rimwe na rimwe uruhu rwacu rugaragara nk'urushaje ni ugukoresha ibyo kwisiga byinshi bitandukanye kandi tubihinduranye buri kwezi. Ugasanga umukobwa mu mwaka umwe amaze kwisiga amoko nk'atandatu cyangwa se nk'icumi y'amavuta. Nyaboneka uruhu rwawe uzi ko uri kuruhemukira cyangwa uri kwibwira ko ari ibisanzwe. Urashaka gucya nibyo, urashaka guhinduka, urashaka umuntu wese ukubona kubaha akavuga ko ufite uruhu rwiza, ariko nukoresha amaproduit atandukanye yo mu ruhu rwawe uzarwangiza rusaze vuba. Noneho byongeye nukoresha produit zihindura uruhu rwawe rukesha cyangwa se produit zitukuza uruhu rwawe, uruhu rwawe rusasaza vuba. Ubu n'umuntu umeze nk'ufite iminkanyari, ndetse hari amavuta amwe namwe arimo
birimo n'ibintu bihindura uruhu ashobora gutuma uruhu rugaragara nk'urushaje vuba. Hanyuma ikindi tunagana ku musozo ni ikintu cyo gukora akazi gakabije, ugasanga umuntu ahera mu gitondo akageza nijoro agikora biriya bintu byo kuvunika ugakora umunsi wose, biriya bintu biraguhemukira cyane, byica uruhu rwawe kandi biraruhemukira. Ni ngombwa rero ko witonda ukitwara neza kandi ukirinda ikintu cyose gishobora kuba cyatuma uruhu rwawe rwangirika mu buryo utigeze uteganya. Hanyuma ikindi cya nyuma tunasorezaho ni ugufata ibyo kunywa biryohera byo mu bwoko bwa soda byinshi, izo fanta ufata za buri gihe, ayo masukari ufata buri gihe arakwangiza aranaguhemukira. Biriya byose biba byaciye mu ruganda ariko biryohera, byangiza uruhu rwawe ku buryo udashobora gutekereza, kuko uzacunga umuntu buriya ngo wanyweye ibiryohera cyane n'umuntu utarigeze unywa ibiryohera na rimwe, ni abantu babiri batandukanye nubwo baba bafite imyaka ingana. Ni ngombwa rero ko nawe uzirikana ko ibi bintu ugomba kubyirinda kugira ngo uruhu rwawe utarwangiza rukagaragara nk'ushaje. Niba wanabikoraga byirinde. Ubutaha wenda nibwo tuzagaruka ku bijyanye n'ibiribwa bitandukanye ushobora gufata kugira ngo uruhu rwawe rwongere rusubirane, ndetse n'ibindi bitandukanye byagufasha kugira ngo ugaragare nk'umuntu udashaje kabone nubwo waba utaragera muri iyo myaka. Ndagushimiye rero kandi ukomeze uduhe ibitekerezo byawe unyuze muri comment kugira ngo ubutaha tuzamenye n'icyo tubasha kukuganirizaho ndetse n'ibindi byinshi byiza waba wifuza ko tuzakugezaho.